Mwiriwe neza, amakuru yanyu, amazina yanjye nitwa Etienne Nsabimana, hanyuma uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo twatahura ko izi mbuga nkoranyambaga zidufasha kumayininga ama cryptocurrencies, niba mu by'ukuri ari scam cyangwa se ari ikintu kiri aho gishobora kwiba abantu, cyangwa se niba ari kizima dushobora kucyizera cyangwa tukagikoresha mu by'ukuri. Muri iyi minsi harimo gucaracara ikintu cyitwa chainmine. Uyu munsi niyo nshaka ko tuganiraho cyane. Wajya muri Google ukandika chainmine, kaza ukajya ahanditse chainmine.io ukayikirikaho. Mu by'ukuri urabona ukuntu ifunguka. Iyi ni interface yayo nk'uko muyibona, irasa gutya. Bakaguha home, bakaguha pricing, insights about FAQ and affiliate. Baragusaba yuko hano ukora signing up or in, cyangwa se ukaroginga in cyangwa ugastartinga. Mu by'ukuri iyi website dusaba yuko tubanza kuroginga in iyo wamaze kwinjiramo. Ku muntu ufite account muri yo, njyewe namaze kuyikoramo, ngiye kuroginga in. Baransaba gushyiramo email, nkashyiramo email yanjye ni iriya, hanyuma bakansaba gushyiramo password, ndayishyiramo, hanyuma nkore hano handitse continue, dufungure. Barampa message bati you have been successfully login. Mu by'ukuri bakampa noneho aho ngomba kwinjirira. Nk'uko mubibona aha dufite ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Dufite dashboard, dufite upgrade, transfer, BTC, partnering, settings n'ibindi. Hano berekana uburyo urimo kumayininga ziriya bise BTC cyangwa se Ethereum cyangwa se ATH per second. Ni ukuvuga ngo mu isegonda urimo kwinjiza, urimo kumayininga biriya. Hanyuma hano barakwereka total mined cyangwa se BTC umaze kugira. Njyewe ubu ngubu umaze gukora kumayininga BTC 6,513. Hanyuma iyo ushaka gukora referral cyangwa se ushaka gusharinga iki kintu cyangwa se iyi link yawe, ukanda hariya partnering cyangwa se gushaka abafatanyabikorwa. Hanyuma aha baba bagusabye ko ufata wallet ya BTC ufite. Ushobora kuba uyifite kuri blockchain cyangwa se ukaba uyifite kuri trust wallet cyangwa se ku kindi kintu cyangwa Coinbase n'ibindi. Hanyuma ukayipestinga hano uka-upgradinga. Hanyuma ndashaka ko kubereka uburyo ushobora kumenya niba iyi website mu by'ukuri koko ese abantu barimo kuyikoresha bamayininga bashobora kuzabona izi bitcoin zabo, cyangwa se ni ukubeshya, ni ugushaka abasubscribers kuri iriya website kugira ngo website yabo ibashe gukora neza, cyangwa se ama-views. Mu by'ukuri nicyo nshaka ko tureba. Aha ngaha baduhaye options zitandukanye kuri main chain. Hano batubwiye ngo turebe dashboard cyangwa se upgrade cyangwa transfer. Rero baravuga ngo aha baba batanze message ngo iyo umaze kugira izi 5,211 ubasha kuzitransferinga kuri trust yawe ya BTC, kuri blockchain waba ufite iyo ariyo yose, cyangwa se kuri trust wallet bitewe n'aho ufite wallet yawe. Mu by'ukuri nibyo tugiye kureba. Ese koko zibasha kuba transferred? Mu by'ukuri bavuga yuko minimum cyangwa se amafaranga cyangwa se bitcoin zishobora gutransferinga ari minimum utagomba kujya munsi y'5,211. None njyewe namaze kuyagera ngize 6,514. Ese reka tugerageze turebe ese koko birakunda. Iyo upgradinze iriya wallet yawe bakujyana hariya bakakwereka n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi turaza ahangaha kuri transfer BTC. Iyo ugiye kuri transfer BTC bahita bakwereka total withdraw cyangwa se bitcoin umaze kugira ngo ubashe kuzikorera withdraw cyangwa se uzibikuze uzikure kuri website yabo iyi bise main chain uzijyane kuri wallet yawe.
hano bakakubaza ngo shyiramo bitcoin receiver address, cyangwa se ubwo bakubwiye ngo shyiramo bitcoin wallet yawe uyishyiremo hano hanyuma usendinge. Aha baduhaye ngo minimum amount that you should withdraw, cyangwa se amafaranga make ushobora kubikuza nayo ni 0.057 ngo ngewe izi nazirengeje nagejeje kuri 6,600. Mu yandi magambo nemerewe kuzibikuza nkazijyana kuri my wallet cyangwa se my bitcoin address yanjye ngiyi namaze kuyishyiramo, hanyuma muritse ahangaha kuri send. Reba message baduhaye, batubwiye ngo acquire at least 4.1 TH per second. Yandi magambo baravuze ngo ukwiriye gushaka with bitcoin or receive at least the same amount of commission through required members to unlock withdraw. Mu yandi magambo ntabwo ushobora kubikuza amafaranga umaze kumayininga, cyangwa se bitcoins umaze kumayininga ntabwo ushobora kuzibikuza, kereka gusa uramutse wongereye vitesse y'uburyo urimo kumayininga bikagera kuri 4.10. Nk'uko twatangiye hejuru babonaga ko kuri dashboard hano baratubwira ko turimo kuramayininga kuri 1.4, niho turimo turagarukira. Barakubwira ngo rero kugira ngo ubashe kubikuza amafaranga cyangwa se BTC wamaze kumayininga izi ngizi, ni uko nibura ahangaho uba ufite 4.10, cyangwa se aha kuri refers, cyangwa se igihe winjizemo abandi banyamuryango benshi hanyuma iyi vitesse urimo kumayiningiraho ikazamuka, nibwo bwonyine ubasha kubikuza bitcoin zawe. Mu by'ukuri rero iki cyerekana ko dushobora gukeka yuko iyi website mu by'ukuri itazaguha ziriya BTC zawe, ahubwo bishobora kuba ari scam. Birashoboka yuko yaba ari scam. Kubera ki? Kubera iyi message batanga. Ni ukuvuga ngo uramutse nubwo wamayininga BTC 100 utabanje kuzuza ibi bintu, utabonye abandi bantu bakwinjiriraho benshi ku buryo uzamura vitesse urimo kumayiningiraho ku isegonda ngo ihinduke 4.10, ntabwo ushobora kubasha gutransferinga your BTC wamaze kumayininga. Ubwo rero iyi nayo tuhita tuyibara ko ishobora kuba scam. Ntabwo twemeza 100% ko ari scam, ariko iyo ubonye ibintu bimeze gutya utangira gutekereza yuko gishobora kuba ari scam. Mwakoze kwitabira, mwakoze kudukurikirana. Imana ibahe umugisha.